Ndagushimye wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu iyi ni Drama. Ni byiza ko tubana umunsi ku wundi. Ndagushimye kandi kujya kwifatanya natwe mu gice cyacu gishyashya cyiswe inkuru y'umunsi, aho tuzajya turebera hamwe inkuru ya buri munsi kandi udukuru twiza tuzatubanezeza. Reka inkuru yacu titangira umwaka w'1805 mu bwami bwa Sangura. Iyi nkuru ni impimbano. Umunsi wa none tugiye gutangirana n'inkuru y'uruhererekane y'umwana w'umukobwa witwa Cyuzuzo ndetse na Gahigi. Turebera hamwe iby'urukundo rwabo. Gahigi yari umwana w'umukene ukomoka ku mugabo wari ukennye cyane ndetse wari umugaragu. Mu gihe Cyuzuzo we yari umukobwa w'umwana w'umukire, cyangwa se kera yari umwana w'umwami kubera ko yakomokaga ibwami. Hari mu gitondo ubwo Cyuzuzo yazindukaga ajya kota akazuba ndetse n'abagaragu. Ku rundi ruhande Gahigi nk'umwana w'umukene yazindutse ajya guhiga. Cyuzuzo ubwo yacikaga abarinzi yaje kugera aho yisanga wenyine mu ishyamba ry'inzitane. Nyamara iryo shyamba ry'inzitane niho Gahigi yararihigira. Umwe akiraga ukundi ntibigeze bifata kuko bahise bashimana ako kanya. Ari byo twita mu gifaransa coup de foudre. Urukundo rwabo rwatangiye uko, nyamara Gahigi arasa nabi. Mu gihe Cyuzuzo nk'umwana w'ubwami we yambaye neza kandi arasa neza. Urwo rukundo ntirwaje rwemewe, rwari amahano. Gahigi yageze mu rugo iwabo asangiza inkuru ye bagenzi be. Ubwo yabikozaga ise yabyamaganiye kure amubwira ko atari ngombwa ko munyagisha. Ati mwana wanjye si ngombwa kunyagisha, si ngombwa kunyicisha. Ni byiza ko wakwimenya ukamenya n'icyiciro urimo. Ndagusabye iyo nkuru igushiremo, wahagwa ndetse natwe ubwacu twese ntawaharenga. Ni nako Cyuzuzo n'inshuti ze aho bicaye mu rukari ariko baganira inkuru y'umusore mwiza yabonye mu ishyamba, ariko ikibazo afite ari uko ari umukene. Ari kubagisha inama y'uko byakunda kugira ngo umwana w'umuhungu ahindurirwe ubuzima. Nyamara ntibyashoboka, cyane ko Cyuzuzo akiri n'umwana ukiri mutoya. Ku rundi ruhande ubwo amapfa yakomezaga kugenda atera niko umwami yashakiraga ibisubizo abaturage be. Ibi yatumye afata umwanzuro wo gutumizaho umwami wo muri Koreya bari bafitanye imibanire mizima kuko muri Koreya heraga amasaka. Ibiganiro byarimbanyije ubwo umwami w'u Rwanda yasabye wo muri Koreya kumushyingira umukobwa we.
kuko uwo muri Korea nawe yari afite umusore ugeze igihe cyo kurongora. Ibiganiro byaremejwe kubera ko ubukungu ndetse n'ubucuti bari bafitanye byagombaga kugira ikibihagararira. Bemeranya yuko Cyuzuzo agomba gushyingirwa muri Korea. Nyamara ku rundi ruhande yifitiye umusore yakunze. Cyuzuzo byatumye afata umwanzuro wo gutoroka. Ku rundi ruhande ibwami bimenye ko Cyuzuzo afite umuhungu yakunze, kandi umuhungu w'umuja, umuhungu w'umugaragu ukennye wo mu rwego ruciriritse cyane. Bacitse bageze mu ishyamba, Cyuzuzo nyamara bamutumyeho. Bacitse bageze mu ishyamba, nyamara Cyuzuzo bamushyizeho abarinzi bo kumukurikirana. We ntabyo azi. Mu gihe bagitangira kugana na Gahigi, kuko baganiragaho bahuriye bwa mbere, Gahigi abarinzi baramufata. Babafatana na Cyuzuzo aho bari kuganirira. Birumvikana ko Gahigi agomba guhita azanwa imbere y'umwami igitaraganya. Gahigi barahamugejeje apfukama imbere y'umwami. Umwami wagiraga impuhwe nyinshi cyane, aramureba abona n'umwana wo kutarenganywa, aramubabarira gusa baramuhana, bamunyuzaho akanyafu. Gahigi ubwo yajyanwaga ibwami, abavandimwe be basigaye bari kumusengera kuko bumvaga ko atari bugaruke. Imisango y'ubukwe yarimbanyije. Ingoma yo muri Korea bayizanye, bayishyize imbere y'ingoma y'ubwami bwo mu Rwanda. Igikomangoma kiritegura kuza gutwara umugeni wacyo. Nyamara umugeni ntishimye habe na gato. Aricara mu rukara akarira, aricara mu nzu akarira, kubera ko bari bagiye kumujyana imahanga, aho yatekerezaga ko atazigera yongera guhura na Gahigi. Gahigi nawe byamurubeye ku rundi ruhande, aragisha inama umuhisi n'umugenzi, aragisha inama inshuti. Aritekerezaho kuva mu bwana uburyo yakuze, kurya ari ikibazo, yabayeho ubuzima ari ikibazo. Akibaza impamvu ibintu bye byose ari ibibazo gusa, kandi nta n'inzira ihari yo kubisohokamo. Cyuzuzo aho yari agiye kujyanwa, Gahigi nta bushobozi yari afite bwo kuzamugeraho. Nyamara na Cyuzuzo nta bushobozi yari afite bwo kuzigera agaruka, kuko yari kugaruka imibanire y'ibihugu byombi yari guhita isubira hasi. Urukundo rwe n'igikomangoma cyo muri Korea ni rwo rwari rushimangiye ubuhahirane ndetse n'ubufatanye. Cyuzuzo mu gahinda kenshi yarahagaze yitegereza imisozi y'iwabo, arasezera, ari kwibaza uburyo atazigera yongera guhura na Gahigi na rimwe mu buzima. Byabaye ngombwa ko afata umwanzuro wo gutangira urugendo, ariko ntibyari gukunda ko agenda adasezeye kuri Gahigi. Yaragiye ageze imahanga, Cyuzuzo aratwita, ariko urukundo rwe na Gahigi ntiyigeze rwibagirwa, kuko n'ubundi yaricaraga akarira nubwo yari atwite. Gahigi nawe yakomeje kwirwanaho nk'umwana w'umusore. Ubuzima burahinduka, imyambarire irahinduka, kubw'agahinda yatewe n'uko aciriritse, yakoze atikoresheje. Nyamara Gahigi ntiyaje guhirwa mu by'urukundo, na nyuma yo gutunga akagira icyo abona, yaje gukundwa n'igikomangomakazi cyo mu bundi bwami. Nabyo ntibyaje kumugendekera neza. Gahigi se ko afashwe, aho uyu mwami nawe araza kuba umunyembabazi, aze kubabarira Gahigi. Gahigi se arapfa. Tubonane mu gice gikurikira.